Dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igice 25 ku murongo wa 20. Turamanuka gatoya tugere kuri 26 cyangwa na 7. Yego. Dusome wahawe taranto eshanu araza azana izindi taranto eshanu ati databuja wansigiye taranto eshanu dore nazigenzuyemo izindi taranto eshanu. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe taranto ebyiri araza aravuga ati databuja wansigiye taranto ebyiri dore nazigenzuyemo izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe imwe ariko simukarukaho iwe, reka mpe gusoma gusa simufiteho umwanya. N'uwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabivye, uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko usaruraho ntabivye, uhunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kwiha abagenza nanje naza akampana iyanje n'inyungu yayo. Tuje mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yohana Yohana ubutumwa igice 12. Yohana 12 ku murongo wa 26. Yego. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanje ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen, amen. Mbere yo gukomeza turabaramukije, turabatahije mwese aho muri. Twebwe twabaye abanyamahanga, iyo twumva amajwi y'imuhira twumva urukumbuzi ni rwinshi. Yego. Twumva turabakumbuye, tukumva turabakunze, urukundo ni rwinshi. Hariho umuririmbyi w'indirimbo za wokovu waririmbye avuga ngo pendo la Mungu ni kubwa kwako uliye mbali. Yego. Turabakunda bidasubirwaho kandi turabakumbuye. Iyo tunabonye umwanya wo kuvuga twumva urukumbuzi rukomeza kwiyongera. Yego. Ariko uko biri kose tuzakomeza kwizera. Umuririmbyi wa wokovu yavuze ngo kama rafiki wakose tutaamini tu. Yesu rafiki mkubwa atabaki nasi daima. Nubwo inshuti zabura, nubwo twatandukana n'inshuti nk'uko bimeze, tuzakomeza kwizera kuko Yesu niwe nshuti itazibura ihora hose. Iri hano muri Amerika, iri muri Afrika, iri mu bihugu by'Uburaya n'ahandi henshi hose arahari, kandi habera rimwe
aba no mu mitima yacu. Nicyo gituma uyu muririmbyi yarahishuriwe avuga ngo Yesu niwe nshuti ihoraho iteka yose. yego Ubundi ndabihanganisha abumvise amakuru mabi, twagize ibyago no muri Amerika, twapfushije Pasiteri Filipo Bigaraba. Bitunguranye, twababaye, imitima yakomeretse, ariko uko biri kose tuzakomeza kwizera. amen Umuririmbyi w'igiswahili yaravuze ngo na katika uchungu ni heri kuamini. No mu mugabaro no mu gusharira tuzakomeza kwizera kugeza ku mwisho w'ibihe byose. yego Ndabiyegereje uwo mwanya batambutse, ndabiyegereje nongeye kandi kubaramutsa ndabatahije. Ubundi iyo tuvuga gukumbura, tubivuga nk'ibintu bisa n'ibikabyo ariko si bikabyo. Ubundi se tubakumbuye tubazi, tubumva gusa bahemabure bandi n'abandi, abo bose ariko numva babiyegereza, abo bose ntabwo tuzi. Ariko urukundo rw'Imana ruza rutwegeranya rukaduhuza, tukamenyana mu buryo bw'umwuka tutari tuziranye, mu buryo bugaragara cyangwa se bufatika bwumvikana. yego ariko tukumva tukumbuye cyane. Nza ntekereza urukundo rw'Imana, nza mbitangaho ubuhamya kenshi. Hari umugore umwe twabanaga mu ikanisa rimwe, yari umugore ukuze w'umukecuru, mbese yari atari umukecuru cyane ariko yari mu rugero rw'abakecuru. Tubana mu ikanisa rimwe imyaka 9. yego Nza nibuka twagize amasengesho mu mahombi, bamwe bazabyita urubunga. Mu rubunga tugasenga, bwaca mu gitondo tukagenda tukaja mu mirimo. Mbese nk'iryo kanisa ryaho majori abantu benshi twazaga dukora icyo gitaramo, bugaca mu gitondo amahombi yuzuye. Bitwara ikintu cy'amezi 3. Noneho uwo mugore numva urukundo rwo mu mutima rwinshi, ngo bigeze igihe kimwe arapfa. yego Arapfa, yagize accident mu ndege yo mu Minembwe. Ndababara cyane. Harimo abantu benshi b'abanyabwenge, abantu b'ubwoko bwacu, abantu harya Bibiliya ivuga ngo imfatiro zo mu isi ntizisenywa, mbese imfatiro zacu ziba zasenywe. Ariko abanyabwenge bose bari buzuye ya ndege, ntawambabaje nk'uwo nguwo. yego Yari umukecuru utarize, waciye utakibyara, utagitezwemo akanyungu gatoya. Ariko bamaze kubimbwira uwo munsi nari i Kigali, nduma akanwa kanje karuma, amacandwe arashira. Banibuka twahuriye ahantu hamwe kwa Rushambara Kacyiru, abapasiteri basigana kubwiriza, uwo bikojeje akanga, bose baraho barankoranira. Bankoraniye ndahaguruka ndabwiriza. yego Sinzi nimba narabwirije gute, nari mu icuraburindi, umwijima w'icuraburindi. yego Kuko yari inshuti yanje, twasenganye, mbese nibwo urwo rukundo rwari ruko ruruta urw'aba abandi bose b'abanyabwenge
bajya bafitiye ubwoko bwacu akamaro yego ngo no mu buryo bw'ubumana. Mm, reka dukomeze muri izi nyigisho mm, ndabasaba ngo ku mwisho wa kino cyumweru baradusabye kuko tugomba, reka mbibabwire mbategure, tuzakora akantu ka fundraising gatoya kugira ngo tureme ikigega cy'uyu murongo wacu, mm, tuzokoreho akantu gatoya twese. ubwo mvuze gutyo ntimugakerewe ngo kuko bakora noneho tuzoze twese. Ejo ni pasiteri Makombe Adoni, mm, n'ejo bundi azigisha iminsi ibiri, ariko njyewe ndatangiye none, ariko tuzohabe. mm, reka tuvuge ngo twige gukiranuka ku kantu gato. yego ndabereka yuko gukorera Imana ntibivunanye, ntibiruhije, gatoya gusa, gatoya. reka mbabwire amafaranga matoya muzi yo mu Rwanda ni amadolari, niba ari amadolari nyine ni amafaranga y'u Rwanda 100. mm, umuntu azayatange mhm, gukorera Imana bavandimwe, mm, biza bizana ibyishimo mu mutima, yego ugatanga. mm, Imana izi kugarurira. Sinigisha hejuru y'imigisha, yego ndigisha hejuru yo gukora. mm, twashyizwe mu isi kugira ngo dushobore gukorera Imana. Imana ntiyaduhamagaye gusa ngo twakire agakiza hasigaye twicare mm, nka kurya k'umwana utarakuze uzugaburirwa kamwaka ugashira uwundi ugashira akaroha akaba umuntu mukuru mm, adafite umumaro. yego Imana yaturemye ituremera mu isi mm, ifite intego. cyane ego iyo tumaze kwakira agakiza mm, zidushyira mu murimo, yego ngaho nimugende mukore. mm, na Yesu niko yavuze ngo nimugende mujye mu mahanga mubwire abantu ubutumwa bwiza. yego ngo nimumara kubabwira ubutumwa bwiza mubigishe, mm, mubabatize kandi mubigishe ijambo ry'Imana. amen ijambo ry'Imana niri ijambo ry'Imana riza riryoha, nta buryohe bumeze nk'ijambo ry'Imana. yego uburyohe bw'ijambo ry'Imana buzaburiza ukarira kubera uburyohe bw'ijambo ry'Imana. mm, zanibuka igihe kimwe banyabibone bagiye kwigisha muri Byura, njyewe nabaga muri Byura. noneho baseruka ku kiraro cy'iwacu hari muki, cyari ku ruhande rw'ibarabara. baraza bararushe, baratubutsa amabavu, bahagize iminsi sinibuka hafi icyumweru cyose. noneho abantu bamwe bakaragira, abandi bakiriranwa n'abahutu. umunsi umwe tuja mu butayu hirya y'ikiraro mu kibira cyari gihari kirimo byatsi by'urwarika. bamwe barabyumva, ibyo barabizi. ibyatsi abandi ibindi byari ibitugunguri, cyari ahantu h'indego hameze neza. domitira ari kumwe na Damari Nyakimbwashi. twarasenze uwo munsi dutaha tujya ku kibuga saa mbiri none cyangwa se saa moya zirenga. hamaze haba kunezerwa, muri uwo munezero turarira. iyo tuvuga ibintu by'umwuka, umuntu w'umubiri n'umuntu w'umwuka ni ibintu bitandukanye. yego turarira, turahwa, turahogora, turarira, turahwa, turuma. zanibuka Dawudi igihe yari yarahunze Sawuli akaja mu Bafilisitiya, bamuheza umusozi wa Sikulagi. kuko Dawudi yari kumwe n'abantu barubaka wa musozi. noneho agenda agiye gutabara Abafilisitiya ku rugamba bari bafite, ariko rutari urw'Abisirayeli. yego bageze mu nzira baramutinya, baravuga ati uyu nguyu niwe wishe Goliyati, yoza kuduhinduka mu nzira. baramwirukana aragaruka, yari ari kumwe n'ingabo ze.
naho burya bagiye abameleki nabo baraza batera sikuragi barayitera barayitwika umuhana wose urasha bajana abantu bose iminyago babajana amateka abagore ba Dawudi n'abana n'ibintu byose b'abantu bari kumwe mu ishyamba 600. Dawudi ngo yararize ngo arasarara ngo ntiyabakibasha kurira ntiyabakibasha kurira kubera umubabaro w'ibintu ariko yigira inama ahamagara umutambyi amusaba ifodi uwambaraga ifodi wese yaranuraga abazimana bavuga ngo ese nkurikira imiyago ibintu byanje ndabigarura imana iramwemerera ngo nabikurikira arabigarura imana kenshi hari ahantu imana yazaga ishima Dawudi nuko Dawudi atakoraga ikintu atagishije imana inama hari igihe ubwoko bw'abayuda umuryango w'abayuda Dawudi yimikishijwe amavuta isafari 3 umuryango w'abayuda umusanga mu ishyamba ufite ishaka ryiwe kuko Dawudi nawe yari umuyuda baraza baramubwira ati turaje kukubwira ngo tubere umwami ariko Dawudi yari azi ibanga kuko Samweli yamwimikishije amavuta kuzaba umwami w'Isirayeli noneho ngo yambara ifodi abazimana aravuga ati reka mbaze imana nigisha inama abazimana tese mu mwami w'umuryango w'abayuda imana iramwemerera amubwira ngo yego Dawudi yasora yibaza ngo ese ko abayuda bafite imihana myinshi nje mu wuhe muhana imana iramubwira ngo Hebroni agenda i Hebroni ngo bashikira mu mikisha y'amavuta kuba umwami w'umuryango w'abayuda Sawuli amaze gupfa abisirayeli bose kandi bamusanga i Hebroni baza kumwinginga ngo abere umwami nabwo ntiyabyemera abanza kugisha imana inama arayibaza ngo ese mba umwami w'ubwoko bw'Isirayeli imana iramwemerera imana kumwemerera abisirayeli bamwimikisha amavuta i Hebroni kuba umwami w'Isirayeli mbese kabaye gatatu hamwe na karya ka mbere Samweli yamwimikishaga amavuta kuba umwami imana yamukundiraga kuko yicishaga bugufi kandi ntakore ikintu atabayije imana reka ngaruke mu buryo bwo imana umukiranutsi imana izimushima kandi izimuhamya hariya twasomye hariya muri ariya magambo hari ahantu bari kuhavuga ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka ngo wakiranutse muri bike yari kwashimira wa mugaragu wakiranutse mu bintu bike warakoze hariya muri Kiswahili kavuga ngo vema mtumishi mwema na mwaminifu umekuwa mwaminifu kwa machache nitakuweka juu ya mengi imana iramuhamya iravuga ngo ndibuka igihe imana yahamije Mose igihe yazaga kumubika imana ibwira Yoshua ngo Mose umugaragu wanje icyatumye imana imwita umugaragu wayo yaje kumuhamya avuga ngo Mose umugaragu wanje yarapfuye iza kumubika kuko ntawabonye hapfa ntawabonye imva yiwe ariko imana iza kuvuga amakuru ivuga amakuru ariko ibwira Yoshua iravuga ngo uko nabanaga na Mose niko nzobana nawe amen iyo dukorera imana imana izitwita abagaragu bayo mureke mvuge aka kajambo gatoya kandi tukababaza kuriya tuba turirimba indirimbo nyinshi ariko ijambo tukarinyoha tukaritsemba rigashira hariho uwavuze ngo indirimbo ubu si ujumbe indirimbo ni nziza ziza zibyutse ikanisa mu mwanya wazo ariko umwanya munini tukawuheza ijambo umwigisha w'ejo bundi yatwigishije ijambo ryo kuba maso avuga ngo tube maso
ngo kuko agakiza katwegereye yego kuruta igihe twakakiriye. Agakiza karatwegereye ariko karatwegera nicyo gituma tugomba gukiranuka mu bintu bike. Iyo tuvuga hejuru yo gukorera Imana, abantu batangira kubona no mu matorero iyo bakora fundraising, abantu baza bareba barya bafite bakavuga ati bareba bakire nibo batanga, twebwe nta kintu dufite. Nako batanze habaho umuco wo kuvuga ngo nkakugarurire akama yishima. Ese Imana izi bango watanze kizivuga ko hakoze wa wundi wakoze nyine. yego Ubwoko bwacu nzangera aha hantu hamwe ngatekereza kwitondere cyane. Ubwoko bwacu bwasigaye inyuma mu buryo bwo gukora imirimo. Gukora imirimo, ubwoko bwacu bugatekereza ngo ni abapasiteri, kandi abakristo ntibakunda kuko abapasiteri bahembwa kandi babahereza ijambo ry'Imana. yego Kandi njyewe uhaye babwiriza, simpaye mbabwiriza ngo muzompembe, ko ndabwiriza kuvuga ngo tureme kiriya kigega. Mutekereze namwe ukuntu dufite ikanisa yuzuye isi yose iri muri ririya kanisa, ariko mu kigega cyaryo kikaba kirimo izeru. Zanumva abana nibo nzanumva babivuga, sinabizi ngo umuntu witwa Kanyombya ngo yaravuze ngo amagambo 1000 ngo ari ibikorwa izeru. yego Tuzi kuvuga cyane, tuzi kubwiriza, twigishijwe kubwiriza, twigishwa kuririmba, ariko yeme hari ikintu kiza kinezeza, kanezerwa iyo ndaza gutirisha iyo muhaye musenga. Nzobwira abana bankurire mu izina, sinzi uburyo sinzi ukuntu baza barikuramo kugira ngo rizerereka kugaragara. Muri uriya nane hariho amazina amwe agaragara n'ayandi atagaragara, kugira ngo nze gutegera baza basenga, bagasenga Imana, bakayibwira, bakayizimurira, bakayishekerera, bakayibwira kamererwa neza. Bene ayo masengesho ayo ngayo niyo azasenya ibihome, niyo yahurukije ingabo zacu mu minembwe. Bene ayo masengesho azasenya ibihome, agakubita hasi ibintu bidashoboka. Isi ya none ntikeneye amagambo, ikeneye ibikorwa. yego Hari ahantu hamwe Pawulo yaryamye nijoro arayitorowa, abona umuntu w'i Makedoniya ahagaze ahamagara. Igiswahili kiza kivuga ngo alikuwa amempungia mkono. Yari ahagaze arambuye ukuboko ngo kandi ngo ahaya yinginga. Yari ahagaze umuntu wo mu gihugu cy'i Buraya. Pawulo yari muri Aziya, noneho ngo aryamye nijoro. Aho hari mu rugendo rwiwe isafari ya kabiri. yego Mareke nsubire inyuma gatoya. Ubwo Pawulo yatandukanaga na Barinaba mu isafari, batangiza isafari ya kabiri, yego yajyanye n'uwitwa Sira. Baragenda batangira gusura ya matorero basuye yo muri Antiyokiya, Pisidiya, y'Igalatiya. Noneho basangaho umwana afunze ibigishije nk'isafari ya mbere Timoteyo, nawe bamushyira mu musitari wabo baba batatu. Baragenda ngo bashaka kujya muri ya makanisa yo muri Aziya ntoya, za Efeso, za Saridi, za Simurina, za Tuatira, noneho muri ya makanisa niyo bari kubashaka kugira ngo umwuka ntiyabemerera. Umwuka aranga ngo yayi. Noneho bajya Bitiniya, bagira ngo baje Bitiniya atoyaye. Baragenda barara mu muhana
w'imisiya umuhana mukuru witwa Itrowa yego ngo bahashike basanga Luka muganga mbese biyongezamo ba bantu bane umusitari niko muzamuvuga umusitari wakomera noneho ngo nijoro aryamye ngo arota inzozi abona umuntu uri hakurya y'inyanja Mediterane hakurya ya Mediterane ngo amuhamagara avuga ngo Pawulo ahagaze ikinyarwanda kiravuga ngo umuntu ariko umugabo ariko igiswahili cyo kivuga ngo umuntu uhagaze i Makedoniya ngo ahagaze ngo ahayinginga avuga ngo Pawulo ngwino yego uje Makedoniya utusaidiye ngo ngwino turakwinginze ngwino udutabare yego isi ya none babandimwe isi ya none iriko iratabaza ngo tuyitabare isi ya none ikeneye yuko ikeneye ibyo kurya isi ya none ifite inzara irashonje isi ikeneye kwambara amahuzu isi yambaye ubusa iriko iratabaza ngo nimutwambike yego ndashima Imana ijwi ryanje ko murumva rirasaraye ngize iminsi ibiri mfite ibicurane nabanjije gutekereza ngo ariko se ndashobora noneho ntekereza ko ngo mpakanire Aimable se abakibonye ubundi muvuga butumwa hehe aho ngatekereza ngo mbwire pasiteri ngo ndabantu turaturanye mubwire akore mu mwanya wanje ndavuga ngo reka uko biri kose ndiyahura nyine ndiyahura mbikore aho Imana irabikora none nibutse Imana imfishuriye rya jambo rivuga Pawulo yavuze ngo ndirata intege nke zanje yavuze intege nke z'umutima yavugaga intege nke z'umubiri avuga ngo ndirata intege nke zanje ngo kuko intege nke ziri ngo niho Imana iza yuzuza imbaraga ndashima Imana kuko imbashishije kandi mpaye n'ijwi ryo kuvuga ryumvikana abanyumwe dukorere Imana mu minsi yacu tukiriho hariya mu gitabo cy'umubwiriza bizavuga ngo wibuke umuremyi wawe ngo mu minsi y'ubusore bwawe ngo iminsi mibi itaraza uvuga ngo singishoboye hariya ku 12 hazavuga ngo intwari ngo intwari itarahitama intwari ni umugongo ngo n'abarinzi b'inzu batarahinda imishyitsi abarinzi b'inzu ni amaboko utaratangira kujuguma ngo n'abasya batarashobora amenyo atarakuka ngo uzuvuga ngo sinkibasha kuvuga sinkigira ibyishimo yagize ibintu byinshi aho ngaho noneho dukorere Imana ibyo byose iyo minsi mibi itaraza amen bavandimwe Imana yaduhaye imbuto zo kubiba yego idushyira umurima imbere uhinze Bibiliya iravuga ngo Imana izihereza umuhinzi imbuto zo gutera imbuto zo kubiba ikamuha umurima Imana yadushize umurima imbere uwariye imbuto azasonza uwariye imbuto azakena yego ariko uwayihinze akabiba azasarura amen reka imigisha reka mvuge ku ijambo ritoya ry'imigisha hariho umuntu w'umunyamahanga kandi aya magambo mpaye mbabwiriza simpanibuka umuntu wavuze kuri uru rubuga avuga ngo ubwira bumva tazavunika ibyo mpaye mvuga byose ko murabona aya magambo mpaye ngenda nsiga uruhande mutiyo yongera hiye kandi sino yongeraho yose ngo namare tibishoboka ariko hariho umuntu w'umunyedini witwa Korneliyo kandi yari umusirikare yari umunyedini ry'ikiyuda ariko ngo yari umuntu wagiraga umwete wo gusenga iyo rya jambo ngaruke kuri rya jambo ryo gutirisha nza numva ukuntu mwaye musenga kabona ni kwa kundi kwa Korneliyo yego
Koroneliyo yarasengaga ngo yubahaga Imana akayubahana n'abo mu rugo rwe bose. Icyongeye ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Igiswahili cyo kiza kivuga ngo yarasenga yagiraga amasengesho ngo no gutanga isadaka. Umunsi umwe ngo ayicaye mu wiwe ngo hari nka saa 9 z'amanywa, ngo abona marayika ngo mwiyerekwa, abona marayika ku mugaragaro amuhamagara mu izina. Koroneliyo aramutinya, aramutumbira, aramutinya, yabonye umuntu w'icyubahiro, aramubwira ngo niki mwami, aramubwira ngo gusenga kwawe ngo n'ubuntu bwawe byazamutse ku Mana kuba urwibutso imbere y'Imana. Imana ishimwe. Koroneliyo, Igiswahili kinakuwa ngo sala zako na sadaka zako zimepaa mbele za Mungu kuwa ukumbusho. Amen. Zazamutse amasengesho n'imirimo. Yego. Amasengesho n'imirimo bavandimwe. Ntitugahekere ku masengesho gusa, dusenge kandi dukore. Yego. Imani na matendo. Noneho Koroneliyo yarashubijwe kubera iki? Kubera ibintu bibiri: gusenga n'isadaka yatangaga. Tuvuga isadaka abantu bakatangira gushya ubwoba. Ariko isadaka akantu gatoya, Imana isaba gatoya. Amaze noneho gaho ngaho kuko runo rubuga rwa pasiteri bagakora imibare yo mu makanisa, bagakora imibare ya kino kigega, bagakora imibare yo gufasha abandi, bagakora imibare, ibintu byose, ya mibare yose bagakora, bagasiga imifuko yabo igasigaramo izeru, bakabura icyo batanga, bagahita mu giceceko. Ariko hariya Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo waliokusanya vingi hawakuzidi na waliokusanya vichache hawakupungukiwa. Yakoresheje ibintu byo mu isezerano rya kera. Avuga abwira abantu, arababwira ati mwebwe mu isezerano rya kera Mose yabwiye Abisirayeli uko Imana yamubwiye ngo baze batora amanu keya. Ariko abo mu rurumba batora nyinshi, bwaca mu gitondo bugashya byaboze bakagenda bakwimena iyindi yaje. Yego. Noneho abaje gituma Pawulo avanga abatoye byinshi ntibyatubye. Abatoye bikeya sinzi icyo Kinyarwanda. Abatoye byinshi ntibyatubye, n'abato byatubukiwe n'ibihe ni byinshi ni bikeya. Waliokusanya vingi, abatoye byinshi ntibungutse, n'abakusanyije bikeya nk'uko Mose yababwiye ntacyo bahombye. Ariko noneho aba aricyo gituma Pawulo akoresha mu magambo aravuga ngo mukore munezerewe, ngo kandi waliokusanya vingi. Iryo jambo simpamenya kurivuga mu Kinyamurenge, mumbabarire. Waliokusanya vingi hawakuzidi na waliokusanya vichache hawakupungukiwa. Iyo dukusanya byinshi tukirundanyaho, murabizi kuko iyo dutanga isadaka tutanga tukavuga ngo reka twiyime, ukabikora si ukuvuga ngo dutanga isadaka kuko ufite ibintu byinshi byasagutse. Mwibuka ko wa mugore watanze isenti zibiri n'utuntu dutoya cyane. Ariko Yesu aravuga, yariko yigisha mu migani, aravuga ngo ndababwira ukuri kuko uyu mugore yatanze cyane kuruta bariya bakire batanze ibihumbi ariko basigaranye ibindi mu mifuko. Iyo dukorera Imana si uko tuyikorera kuko twase ibintu byatubanye byinshi, reka duhereze Imana dayo tuyihereze ibintu bene nk'ibyo. Oya, turiya dukeya ni imbuto y'ibibe yose, ahasigaye utegereze kuzosarura. Kandi Imana ibyo yadusezeranije nubwo itona biduhereza, ariko twebwe dukora inshingano zacu. Ariko icyo nzi ni uko Imana itazihemuka. Amen. Bavandimwe, hariya Bibiliya iravuga ngo ntawe wakoreye Imana ngo asabirize. Dawudi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa
cyangwa urubyaro rwe ngo rugende rusabiriza. yego Dukorere Imana mu dukeya twacu dufite, dukeya bantu b'Imana turi kumwe hano ku rubuga. yego Uno murongo ko ndareba kabona hariho abantu 179. Aba bantu 179 nidutanga, abakire bagatanga idolari 100, abakene bagatanga 50, abakene cyane bagatanga 20, abakene cyane bagatanga 10, abakene cyane bagatanga 5, abakene cyane bagatanga rumwe. Muri ko murabona kiriya kigega ko tutazocuzuza ifaranga cyane. tugire umurongo wacu ube karite ube kantite, titugire umurongo w'abantu benshi ariko udafite karite. Nitumara kugira nituba karite byonyine bizirehereza abantu bazoza uyu murongo tuzowuzuza. Bazotangariza ngo yewe ngo mpuzamahanga ngo dufite ngo amadolari 50 muri kino kigega, n'abataza baza muri kino gitaramo bazoza. Reka mbabwire umunsi umwe twari Arizona mu giterane cy'abamama hano muri Amerika, bakintumiyemo na pasiteri Kinyamahanga, kandi ndazi abamama bo muri Amerika turi kumwe hano kuri uno murongo. Sitabiya yacu yo kuvuga ibyo ibitari byo. Muri icyo giterane bakoze fundraising y'ibihumbi 45. Ibihumbi 45 bamabisha mu kigega cyabo, bari basanga n'ibindi. None murumva baza bafasha imfubyi ziri mu Minembwe, bagafasha ziri mu Gatanga, bagafasha ziri mu Bibogobogo, bagafasha ibyo ngibyo. Bavandimwe, uyu munsi tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo duhabwa ingororano. Hariya Paulo yaranditse mu rwandiko rw'Abafilipi yaravuga ngo ninakaza mwendo, ninakaza mwendo niifikirie mede ya taabu ya mwito mkuu wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Komeje urugendo ko ndihuta ndamaranira. Ayo magambo sinzi pamenya ko yavuga kuko nkunda gusoma Igiswahili. Noneho ko ndakomeza urugendo tuzohabwa ingororano z'imirimo twakoze. Yego bavandimwe, tuve mu magambo tuje mu bikorwa. Amen. Tusiwe wasikiaji wa neno tu, bali watendaji. Kituba kuza twumva amagambo ngo tunezerwe hano batwiga ijambo rye. Nabwo iyo wataza ko Aimable yampaye inyigisho zimvuna, ariko yaza kundeka hariho izindi nari nateganije ngo igihe bazosubira kunshyira kuri gahunda nzabwiriza. Nagomba kuja mu bitabo by'abahanuzi, nkunda ibitabo by'abahanuzi bo mu Isezerano rya kera, nubwo bahanuye mu gihe cy'umwijima ikomeye y'icuraburindi, ariko ndabikunda kuko bakomeje kwizera. Ariko iyo dukorera Imana nta kintu kiza gitera ibyishimo iyo watanze igice cy'icumi, iyo watanze amafaranga wafashije umuntu, iyo watanze iki ugashakisha. Jewe noneho hari bimwe nzakora ngahisha umugore, kabona noneho niko kumukogota kwizera kwanje kutangana n'ukwiwe. Hariho mureke mbabwire, muzi itere iriya lokomotive, kiriya nani uriya mutwe uzukwega amakontineri, uzukwega kontineri amagana none nkabiri. Ikontineri ikagera ngiriya mugahagarara mu imodoka kuvuga ngo izotambuke pe, mukarambirwa mugahagarara nk'iminota 10 itarahushuka. Yego ariko noneho iyo lokomotive yakogose inani nyinshi, amabarije menshi cyangwa se ibato, ibintu byinshi izinanirwa kugenda, ikazigenda isa n'ihayikukuza. yego No gukwega umuntu mudahuye kwizera. Bimwe nza mubwira amakuru namaze kubikora, kamubwira ngo ariko nawe ntaza mbere inzitizi, kandi nawe turavugana ngo ese turagira gute.
aya mafaranga dufite makeya tugomba kuyakoresha kuyakoramo ibi ngibi tukemezanya ariko iyo tumaze kubikora tuba tubibye umurima wacu haba hasigaye gusa kubagara tugategereza imvura bavandimwe nimba ibyo dukora byose utegereza inyungu nta buryo wakora kora ubwawe ubibe imbuto inyigisho za bibiliya zivuga ngo uzubibe imbuto mu butaka bwumye igatura igategereza igihe imvura izogwira kera ya mbuto iri harya muri bwa butaka itegereje imvura yamara kugwa amaze ubutaka bugatota ya mbuto ikamera amen hari ubwo imana itaduheza none ariko ikazoduhereza ejo inyigisho za bibiliya zivuga ngo imani ni sasa matokeo ni kesho niba twizera turizera ubu ariko tuzasarura ejo bavandimwe dukorere imana hariya byavuze ngo ukorera wese ankurikire ngo kuko nzoba nawe ntihazaba amen ukorera wese ngo imana izamuha icyubahiro icyubahiro imana izamuha icyubahiro hari ijambo rivuga hariya muri Luka ngo azahaguruka ngo akenyere icyongeye ngo atwicaze amen icyongeye ngo aduhereze aduserive tuzaba dufite icyubahiro gikomeye kuko twakoreye imana imana ntizadushimira ngo mwarasenze cyane mwarasenze hariya muri Matayo bavuga ngo wa munsi Yesu ngo ubwo azagaruka ngo azicara ku ntebe y'ubwami bwe ngo azarobanura ngo kuko umwungeri arobanura intama mu ihene azatangira gushimira abantu abashimire nawe umurwayi mwaransuye yego nari umushyitsi murancumbikira nari nambaye ubusa muranambika nari nshonje murangaburira bavandimwe bene wacu aho hari ahantu yavuze ngo ese mbe wo kubwiriza abanyamahanga ariko ubwoko bwacu buzarimbuke mbe wo kubwiriza gusa abanyamahanga aravuga ngo ntibikabeho ubutumwa bwiza tubwiriza none bavandimwe ntibube bw'amagambo tubukore tuje mu bikorwa yego hariya yatanze umugani aravuga ngo bizomera nk'umutunzi umuntu wari umukire ngo agiye kuzinduka ngo hamagara abakozi biwe aravuga ati nimuze mbasigire amafaranga muzosigare mucuruza ariko igihe nzogaruka muzoyangarurire mumuheze n'inyungu yazo umwe amuheza 5 itaranto undi amuheza itaranto 2 undi amuheza 1 ngo bikurikirana n'ubushobozi bwabo wari uzi imibare myinshi yamuhaye menshi yego itaranto imwe hari komanteri naso nivuga ngo ni ibihumbi by'amadolari 12 sasa noneho ngo ahereza umwe ngo bikurikirana n'ubushobozi bwe yego noneho ngo arazinduka ngo amara iminsi igihe ngo gishyitse aragaruka yego ngo agarutse ngo arabahamagara ngo bakore imibare bakora inventaire y'amafaranga yabasigiye uwo yasigaye 5 bavuga ngo databuja wansigiye itaranto 5 ndazigenza niko ikinyarwanda kivuga ariko mu magambo yumvikana ndazicuruza yego nuko izindi taranto 5 nawe ngo aramusubiza ngo vema mutumishi mwema amen nuko mukozi mugaragu mwiza umugaragu nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bintu bike zakwegurira byinshi ngwino winjire mu munezero washoboje yinjira mu munezero aramugororera yinjira mu birori kuko yakoreye imana tuzinjira mu birori umunsi umwe ibintu dukora tubikora nko dusa n'abahaye bahuzagurika dusa n'abagenda mu mwijima iminsi yacu kwizera kwamaze kuba mu mitima yacu kumeze nk'uku kw'imisozi kutoba
kutonyeganyega ngo tuve aho turi cyane uriyuhiriza ubusa kora kuko ahasigaye twarizeye icyo dusabwa ni ugukora imirimo Imana ishimwe Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye ngo hakiri kare hakiri ku manywa nkwiriye gukora imirimo Yesu yatumwe n'Imana gukora imirimo mu isi hariya mu butumwa bwa Bibiliya bwa Luka bwa Mariko biravuga ngo umwana w'umuntu wundi yaje gukorerwa ahubwo yaje gukora Imana ishimwe yaje gukorera abantu no gutanga ndetse ubugingo bwe kuba incungu ya benshi amen yaje gukorerwa ngo abe umwami yicara hasi bamukorera yarakoze Yesu yaragurutse yarakoze aruha bibuka rimwe yahagaze mu giterane burira ngo ageze mu bwato bajabuka mu gihugu mu nyanja ya Tiberiya ngo arasinzira haba umuhenge n'icyo cyagihe abigishwa bamukanguraga ntacyo bikubwiye ko turimbutse Yesu arahaguruka acecekesha ya nyanja Yesu yaje gukora imirimo yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye ngo hakiri ku manywa butarira imwanya wacu bavandimwe tituupusha ubusa tukijua kuukomboa wakati kwa maana siku mbaya hazijaja tumenye uburyo dushobora gucunguza uburyo umwete titugarura ibihe ngo tubigarura inyuma ariko ndashima Imana yacu kuko itazayishyuza ibirarane ibyo twararanije hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku gice c'17 no ku murongo wa 30 haba ngo zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni amen Imana yazirengagije iminsi yo kujijwa ngo ngaho itayizi ariko ngo yingingira abantu ikintu kimwe gusa kwiyana ibyo nimba ibyo twakoze mu bujiji ibyo ngibyo Imana iratwinginga ngo duhindukire dukorere Imana bavandimwe dutake imbuto zacu tuzikwize hose nidushyira muri kiriya kigega kizafasha abantu bacu ndakunda kumva tuvuga imfubyi n'abapfakazi n'abakene dufite abakene abatindi cyane hariya muri Isaya hazariho abantu bitwa maskini fukara abantu bene barya b'inkokore badafite akantu na gatoya abo ngabo bakeneye kwambara ihuzu abo ngabo bakene nubwo tutokwambika isi yose ariko nibura ahubwo tugakora gatoya tukavuga ngo muri cya gitaramo ngo nanjye natanze akantu gatoya muri iki gitaramo nanjye nzabiba nanjye nzafite imbuto yo kubiba uwo munsi wa fundraising nanjye nzabiba hariya ngo ashimira wa wundi wazanye itaranto 5 yungutse izindi 5 yego hazo wazibiri nawe ngo amushimira nkuko yashimiye urya w'inyinshi yego nawe aramubwira ngo vema mutumishi mwema nuko mugaragu mwiza ukiranuka ngo wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi ngo ngwino winjire mu munezero washoboje yamushimiye naho wa wundi w'umunebwe uriya we nuwo gusekwa kandi ngo agire kutanazicuruza abwira shebuja nabi aramubwira ngo nari nzi kuri umunyamwaga ngo uze usarura utahinze ngo ugafunika ibyo utagosoye ngo ndatinya ngo itaranto yawe ngiyi ariko shebuja aramubwira ngo wamugaragu umubibi twebwe ntituri muri uwo mwanya sindatinda kuri uwo mwanya dusenga Imana inyigisho za Bibiliya zivuga ngo usenga Imana ngo uhereze imbuto yego muri iyi minsi 2 usenga Imana ngo Mana hereza imbuto zoze kubiba uriya munsi ndarangije reka nsoze nsenga isengesho rigufi izina ryawe Mana ryubahwe bwami bwabuze mu isi Mana yacu Mana agakiza kacu uri Imana ya sogokuruza Abrahamu uri Imana ya Isaka uri Imana ya Isirayeli izina ryawe Mana ryubahwe ngushize hejuru cyane ngutambira igitambo cy'ishimwe
ubwoko bwawe mana buriya bucecetse bugupfukamye imbere ibyifuzo bya buri wese bimenywe nawe sabiye umuntu wese uraha umuheze imbuto zo kubiba icyongeye umuheze n'umugati wo kurya umugaburire kuko bafite inzara barashonje barifuza guhazwa nawe ni wowe byiringiro byacu mana y'agakiza kacu ibyifuzo byacu byose birarundanijwe biri imbere yawe iyo tubivuga dusiga n'ibindi ariko wowe uzi akantu kose ni wowe uzi utugenera mana yacu ndagushimiye mana natuye umugisha ku muntu wese uri kuri uno murongo musabiye umugisha uhaye numva ugushyize hejuru cyane ariko twebwe ubwoko bwawe uduhe kwicisha bugufi ducishwe bugufi we ushyirwe hejuru ishimwe n'iryawe n'icyubahiro n'icyawe none n'iteka ryose ku bwawe mana data mana uri hejuru y'amajuru